kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Nkuko bisanzwe mukurikirira bivivaguye, amazina ni Bivivaguye David, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Marie Mbanza Bugabo. Tugize ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Tudatsinze rero reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu Bacamanza, ibice byaho 19 umurongo wa 20. Hari amagambo avuze ngo shitse umutima mu nda, kandi ibyo ukeneye byose aba ari nge bibazwa, ariko mwe kurara nzira. Amen. Aya magambo y'Imana rero ari muri iki gitabo cy'Abacamanza, ni amagambo akomeye, ni amagambo Imana yaduhaye yadushize ku mutima kugira ngo uyu mwanya tuze kuyabaganiriza. Ni igihe aba bantu bari mu bibazo bikomeye, bumvaga nta kirengera, nta ruvugira, nta muntu wagira icyo bamarira, ariko Uwiteka aramubwira ngo ibyo bibazo byose murimo mushitse umutima mu nda, kandi ibyo mukennye byose aba ari nge bibazwa. Amen. Ni igihe rero uyu musaza yabwiraga aba bantu, nimwe mubwirwa uyu mwanya Imana yadushize aya magambo ku mutima kugira ngo tuyababwire. Umaze igihe wihebye, umaze igihe ubona byagucanze, umaze igihe ubona nta gisubizo, umaze igihe ubona nta ruvugiro, ariko Imana igutangarije amagambo y'ibyo bibazo byose ibyo umazemo iminsi, Imana izanywe no kugira ngo ibihagarike ku buzima bwawe. Ahubwo iri jambo ryumve neza, n'abadukurikiye baryumve neza. Hano hari umusaza uje utanga itangazo, aravuga ngo wihagarike umutima, ibyo ushaka byose aba ari byo ubibaza. Ubundi hari amagambo nashatse kurihuza n'ijambo rivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Hari amagambo Imana yo yavuze ubwayo y'umwihariko ku Mana abantu batavuga ngo barayashoboye. Waruzi ko hari umuntu ushobora kuvuga ngo ndaje nkwipevereho cyangwa se nkwishingiye, ndaje nujya ukenera amafaranga, nujya ukenera ubuzima ubu n'ubu, nujya ukenera gutembera, ujye umamagara mwoherereze. Ariko igihe kiragera kuko ari umuntu ashobora no gupfa. Urakoze cyane. Nubwo atapfa, hari igihe kigera mukabura bitewe n'impamvu runaka, cyangwa se akakurambira, cyangwa se umuntu akamuguteranya. Ariko turashimira Imana. Unyibukije akantu gato, hari abantu batwijeje ibitangaza. Nawe udukurikiye hari abakwijeje ibitangaza, bakwizeza amasezerano, bakwereka ko mufatanije urugendo, mugeze imbere baragusiga. Aho mbafite ijambo rivuga ngo genzura neza mu bantu mwagendanye, niba ntawe waratumye amasezerano yawe adasohora. Hari ibintu byawe byanze kubera abantu mwicaranye, hari ibintu byawe byanze kubera abantu mwavuganye, hari ibintu bya azotari. Ariko umusaza utajya ubevovance, utajya uhemuka, utameze nk'abantu, aratangaza amatangazo ngo wowe abo bantu bagusize, ni Imana itagikangwa nuko wasizwe mu gikombe cyitwa baka, irahageze igiye kuhindura amasoko, nawe igiye kuguhindurira izina. Umva shuti, hari amatangazo akumazeho iminsi, wowe uduteze amatwi, hari icyapa kikumazeho iminsi. Imana igutangarije amatangazo ngo ubwo ihageze, ahari inzara igiye kuhashira kurya ugahaga, ahari kwambara ubusa igiye kukwambika, ahari ubukene igiye kuhashira amafaranga, ahari ukubura akazi, nubwo uri kubona uri mu minsi yaguma mu rugo, ariko ni Imana itazagutererana. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Turashimira Imana kubw'aya magambo y'ihumure Imana itanze ku buzima bwawe. Aya magambo aje kubera wowe wari umaze iminsi uhagaritse umutima, wari umaze iminsi wihebye, ubona byagucanze. Ariko hari ijambo rije rikubwira ngo wigira ubwoba, icyo ushaka cyose kimbaze. Wari uzi ko birashoboka ijambo nturaribwira, nawe waribwiwe n'umuntu, ariko Imana yo ije ikubwira ngo icyo ukeneye cyose kiyibwire. Imana ishimwe cyane. Dusoza, hari amagambo Imana yigeze ivugana n'Abisirayeli, rero yaho nubwo muri mu buretwa bwa Farawo, Ezodrai, muhagaze nk'abantu bari mu buretwa muri iyi minsi, befofesi cathedral de Vovance, mwashizweho agahato ko kuryama, ariko dositra bevo imitima yanyu ntibishaka, ariko Imana ibatangarije umurenge iyo minsi babereye umwijima, ni Imana ibashize mu mucyo. Ezodrai, muzamurirwe mu mugisha w'Imana, kuko Imana itemeye kubatererana. Jya kubafasha gusenga, aho uri hose pfukama, uce bugufi, tugufashe gusenga ahantu uri. Imana ikongereye amagambo y'ihumure, jya gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Komera mu izina rya Yesu. Amen. Zamuka usenga mu izina rya Yesu. Imana ikomeze abantu mu ijambo ryayo mu izina rya Yesu.
Mana data wa twese urakoze iri jambo ni uri duhaye before tista buri wese ukurikiranye iyi video kumugisha buri wese udukurikiranye kandi ibyo dukenera byose uduhe guharizwa urakoze data izina rya Yesu Kristo amen.